Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel. Iyi ni Urubibi TV. Naho nge ndi Shadi Nshuti. Duherukana nkubwira uko imyiteguro y'amatora ya Perezida wa Repubulika n'iy'abadepite yagenze nuko ku munsi w'amatora nyirizina bizakorwa. Ubu turaguha amakuru agezweho. Uyu munsi ngaruwe no kukubwira uko ubukwe bwacu bwagenze mu nguni zose z'u Rwagasabo kuwa 15 Nyakanga 2024 yari amatora. Iyi ni Urubibi TV. Kuwa 15 Nyakanga 2024 nkuko byateguwe yari igitondo cy'amateka mu Rwagasabo, yari amatora. Cyari igitondo kivuze byinshi ku banyarwanda, aho bazinduwe no kugena uzabafasha gukomeza gutura batekanye. Byateguwe neza, byakozwe neza. Abanyarwanda bose bireba barazindutse. Abakozi bose bireba bafashije neza abanyarwanda gukora icyatumye bazinduka. Amatora nta ntugunda, nta muvundo, mbese nta kirogoyi yariyo yose yabaye mu bukwe bwacu. Amatora ingeri zose zaritabiriye, mu nguni zose z'u Rwagasabo baritabiriye. Nyuma yo gukora ibyo bagomba gukora, abanyarwanda bose bategereje kumenya uwegukanye intsinzi yo kuyobora urw'imisozi igihumbi. Inzego zose zibishinzwe mu gihe kigenwe zizatanga ibyavuye mu bushishozi bw'abanyarwanda. Natwe Urubibi TV tuzakomeza kujya tubagezaho amakuru yose agezweho yerekeranye n'aya matora kugeza ageze ku musozo. Nge ndi Shadi Nshuti, iyi ni Urubibi TV. Reka tukwingingire gukanda subscribe kugira ngo ubunyamuryango wacu kande like ndetse share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera no ku bandi, hanyuma uduhe n'igitekerezo muri comment. Ndagushimiye, gubwa neza.